yaravuze ngo reba ahantu ukorera nona, ureba abandi bahakorera bahagutanze bahamaze imyaka myinshi, imyaka 10, imyaka 15, imyaka 20, hanyuma wibaze ikibazo kigira kiti ese uko aba bantu babayeho nizo nzozi zanjye nshaka gukabya? Nusanga igisubizo ari yego, shyira imbaraga mu kazi, ariko nusanga igisubizo ari oya, kora ushakisha uburyo uhindura paje. Wa mugani formule iroroshye. Reba ahantu ukorera, noneho ureba abantu bahagutanze bahamaze imyaka 10, bahamaze imyaka 5, bahamaze imyaka 20, noneho wibaze ikibazo kigira kiti ese inzozi mfite, urwego nshaka kugeraho ni urw'aba bantu bamaze imyaka 10 muri aka kazi ndimo? Igisubizo nusanga ari yego, shyiramo imbaraga rwose, ariko igisubizo nusanga ari oya, kora unatekereza uburyo wahindura paje. Ariko ibi bintu birumvikana. Mu kazi urimo reba abantu bakamazemo imyaka 10, ureba abantu bakamazemo imyaka 20, ureba urwego bariho. Urwo rwego niba ari rwo ntumbero zawe, ako kazi gatsimbarareho rwose, ntihazagire n'umuntu uguhagurutsa. Ariko nusanga urwo rwego atari zo nzozi zawe, nushaka atekereza ukuntu wahindura paje, bivemo hakiri kare.